je durumande shiri tuzi shiri urazune kari mitwe mbwira ngo je durumande tutarameni singa sana Imana yakazi igitangaza hari yabahana kiza no kwiyegereza Imana ugasenga kabisa nibyo niko bimeze kabisa I don't want peace. I want problems always. Devast. Mani kuri ko kana kintu wambaye. Nani mwe wambaye? Tapfuye izina ry'Imana. Yagenze mbere ku muzimu. Nguriye nawe. Erega ntabwo na ko mfite Bibiliya. Ndebera ngo ubwo nari nabaye pasteur. Ngiye gutuburira umuntu izina ry'Imana ariko nari mpasize ubuzima. Shamana Imana yakazi igitangaza hari yabahana. Ugiye kuncira urubanza se? Shamana kureba kugenda na Bibiliya nka pasteur. Narindi gutite narindi muri za je durumande narindi mu biki hari umuzimu. Yesu Imana ishobora byo. Cyakoze Imana ushimwe kubuhambaye. No gushaka amafaranga handi manje. Hari amafaranga ufite se? Mana amafaranga mfite manje. Amafaranga ufite rangize ngo nkuguze bitaro mpataye n'inkweto zanjye. Inkweto zawe. Mataye inkweto zanjye. Wasuyese kuziba. Subira nura muzimu umva ahubwo. Ura muzimu atagiraye. Yagize. Man dore cya gitipe man zira muzimu yarakaze ko. Misauzo. Yes. Amakurusa. Isawa ntari. Ewa. Man. Rero uriya. Akimba ndeba ibintu by'isi dutuyemo namwe tuzenguka umuntu agenda ahura natwe nkumva nabyo birancanze. Nyine cya kibazo urumva nakubwiraga n'ubu ngubu ewa. Cyakoze tukaba kantu nka nyine kantu nakubwira kantu nyine gusa ariko karanje na cyane kubera ukuntu kaba gatumeza kagenda gatambuka naba numva karanje nabwo ntabwo kanja ntabwo kaguhitana ukagira ngo ariko nyine tutumuvumo twako nyine tutuma ntabwo mbimenyera kabisa. Ahubwo se ko duherukana tubona umuntu adusanga mu muhanda araguhanurira n'umva avuga ibintu by'indi nyine iki ariko nahise ngenda byarangiye gute Ana usheri Imana usha ibibazo maze iminsi mpura nabyo shaho. Sha byaragoranye mwana. Buryo ugumperuka se wose gafite ku mafaranga nako ni wayabura ndakuzi. Urumva haje twicara hano muri salon tukaganira ariko noneho nagiye kuzana amazi nungarutse sanga nta gatura ya mbese yarahangayitse cyane mbura sinzi kunameze harimo waje se bigenze gute hambira ngo umuntu yaba amenya ko ari wari wabo nyine ari akantu nyine ari kwindana n'ikintu gitangaje nta mupasiteri yari umutubuzi umutubuzi rwose kuko yarakabonye arirukanka arasara kugeza ibaze ko yasohotse hano mu nzu arirukanka pe asohoka n'inkweto arazisiga uramufite yamutubuzi ma tipe gereka kubizo ko ariko kandi ari twabivuze n'indi minumva gavuga reka batipe bitigiye wabode kure ariko yititiza yagiye wari yititiza ngo ibintu byaje durumane njyago bari uhari cyagiye urabibona Ibibazo biruka kumba nakasa mutwe byatanje. Gire gutya rero muri gato byari byanze pe. Inzara iri kunkebe igeze ahangaho. Ndavuga ntiruka rero uburyo nateka imitwe mbona n'udufaranga. Sengeza ahantu ngo nayo nigeze pasite ndi muri zaje durumande nakajije byatari. Oraseka sha. Ngize gutya ajya gusengera umuntu sange burya ibibazo afite n'iby'abazimusha. Afite ibibazo by'abazimu mbega Imana ishobora byose. ngo muhemo bitanu abonye nyine byikubyanza ngo muhemo bitanu no mutubuzi sha umutubuzi cyane ariko cyane nabyo twarabivuze cyagiye urumva uvuga ukuntu muri cyasigaye abapasiri b'abatubuzi none ikintu cyarana ni ukuntu byahise binahurira n'uko umutubuzi yahisaze umutubuzi barahari kabisa ariko man ntakunda ariko mwana rero ufite ku mafaranga nta kintu wamarira This man kazi ntabwo baramenya. Ikintu mbonyera? Igiki? Nta kintu wari ritambuka? Okay ntari mva nkubwirira. Ntabwo wakindira ku mutima wawe wishwa n'inzara.
Sumbwira ko ndi umutima wawe. Ntago wakemera ko umutima wawe wicwa n'inzara rero. Gira icyo umarira mwana turebe ko ibintu byagira tugize. Sheri ntabwo baramerwa ariko muri aya matariki bose namubwira ko yaba amafaranga. Uzamahanga yese mwana kumbona inzu sinayishyuye ntago nishyuye umuriro sinishyuye umutekano ibishingwe. Komani rega wowe. Sheri ubaye iki? Kuri kwikanga. Nta muzimu ubonye. Wa muzimu wankurikiye. Uyu muzimu. Wa muzimu wa mugabo wankurikiye Imana ishobora byose. Oh my god. Sheri uyu muzimu. Wa muzimu nakubwiye maze iminsi ejo nagiye gusengera hari haruguru. Hey god. Oh my god. Ntabwo mubwiye ko nagiye gusengera umuntu nigeze pastor w'umutubuzo umuntu nkasanga afite umuzimi wiwe. Nese uwo muzimu mupange. Ntawe ubonye se? Ntabwo mubonye. Oh. Sheri. Ndabigenza nte? Uyu muzimu Imana ishobora byose. Aba yatesheje umwana umutwe. No mugabo nta kintu na kimwe kigira mu nzu. Ibintu byose byaterewe hejuru. Sheri wanjye ndapfuye. Sheri tuza. Uyu muzimu ndamwirukana. Sheri tuza. Nta mupasiteri wandangiye. Ashize none. Pasiteri se iyi minsi nawe ko asigaye ari abateka. Ubundi so wowe urasenga. Ariko cyane twarabivuze ko mu by'ukuri muri kuri iki gihe hasigaye abana abapasiteri b'abatubuzi kandi bari ahantu henshi hashoboka. Hari abantu benshi amafaranga yashizeho. Hakura nanjye yagiye kungendekera. Hari amafaranga akaza kubeshya akayarya, konda kubeshya akayarya. Ariko manje barahari ndabazi uretse ko nyine shangiye gusa nari nzi umupasiteri nanjye koranye umupasiteri bose usenga neza kandi rwose ubisengera abantu bagakira ibintu bisa nk'ibiri bikubaho by'abadayimoni. Ariko rwose pe urumva nyine uriya muntu yahise aza kuriya gusa wenda nabahise mbyizera ngira ngo wenda ni umupasiteri muzima numvaga avuga indimi ngira ngo ni umupasiteri muzima kumbe nuko byagenze. Ahubwo hari ikintu nasigaje gusubiza ubwenge ku gihe maze kurya ndyamye bitekerezaho. Nta muntu wari udutambutseho usa nk'uriye wundi. Ntabwo mbyibuka neza ko turi kuganira. Hari umuntu wari utambutse ariko ujya kumera nk'ura. Ntabwo nabyibutse neza ariko sinzi ukuntu impamvu niyumvamo ko ashobora yari amaze kudutambukaho. Ubundi uriya muntu koko ntabwo yatwumvise buriya. Ntabwo mbikubura neza ariko iyo muri neza hari umuntu wari wambaye ikintu cy'ikigofero niba ari wowe usuga ugasimbiza neza ariko yaba ari nawe rwose ukurikije n'ibyo yakubwiye akwaka amafaranga kuri gitaraganya yirukanka kuriya ashaka ko yari yatwumvise. Nta reka ibyo tubyihorere gusa wana mugani n'ibikunda umupasiteri akabone kaza azasengere ariko njye no gushaka uburyo bwo kuba najya nsenga nyine ugomba gusenga kabisa kuko ikintu cyose cyo ibintu nka biriya nta kindi cyabikura uretse kwiriza ubusa no gusenga. Ubwo rero abantu baranahindutse nk'uwo mupasiteri nzi ushobora gusanga nawe yarahindutse ushobora kumubwira kaza ugasanga nawe yarahindutse ugasanga nawe aragutuburiye. Icyiza ni ukwiyegereza Imana ugasenga kabisa. Nibyo niko bimeze kabisa. Yangaye nguko nanjye niwe mu rugo uyu munsi ntabwo nagiye mu kazi ngo utuntu tw'utugripe ngira ngo kubyumva abana muri no minsi ikirere gihindutse hari ukuntu tw'utugripe ahubwo usikora hana amazi naguhaye sikana n'amazi naguhaye ahubwo se urafata ikisi amazi nyine ntari reka muzanira amazi tuba tuniganira abana mugayiza n'amahirwe naje n'irungo ryanjye ryananyiciye aha ngaha Ntuzabazimu bari wanjye birakomeye. Sheri birakomeye no se nibutuma n'ibintu ngiye nyimbirumye. Birakomeye. Sheri birakomeye pe. Ukugana inzira y'urusengero ndabona nta kindi kintu. Urusengero kandi Kujya gusenga. Nta kindi kintu mbona wakora. Nese nigutubona ibintu ngiye nyimbirumye. Karakazi mu buryo kamere uburyo kareba. Buryo kareba. Nese kari hano. Nta kwabo oh my god. Ngiye kureba uriya mugabo. Musubize muzimu. Unakuye uriya muzimu. Problems always. Wa muzimu muraza nase. Oya Sheri. Iby'insengero nzabijyamo nyuma. Mbabarira n'ukuri kwimbabarira. No. Hey. Aracyimfasha arasubirana imizimu yiwe. God. Hey. Please. Sigara.
sheri nawe bisi ibi ni ibiki ngabazimu ngafite ubukene ubundi ibi ni ibiki sheri nawe mvuga kuguhaga tebe nabyo ha Jesus. What be this? Nkaho uje gukora cyane. Nkaho uje gukora cyane. bose reka mubwize ukuri nyine nagusabye imbabazi ntabwo nari umupasiteri ngiye Muhasanye imbabazi ntabwo umupasiteri so waruje gukora kino no. N'ubukene nawe urabizi ko ubukene babumereye umuntu basi mbabarira rwose nakwinginze nanjye ntabwo yari ngi ariko reka mubaze yego tekereza wowe uraje usanze ahantu umbwiye ngo urumungura umupasiteri turagiye mujyanye iwanjye uraje ahubwo ntabwo ushobora gusenga utangiye kugira ubwo wirukanka gusa wumvaga nyine ngiye nkuzaniye reka nanjye n'ubukene ni ukuri ko Imana ndagusaba ariko imbabazi ngusaba rega burya giye si nibyo nagukoreye imbabazi ngusaba ni zibyo nakuye hano yego n'ibyo wakuye hano se wa muzimu naramujyana aho nyumvira nawe se yaguteye ari iwanjye ari mu rugo iwanjye ubwo nyine mugiye kwibanira njye nariyakiriye wawe wa mugabo mbabarira sinzi umuzimu ukuntu wamubonye ariko mbabarira none se utekereza ko njye namukuye ako njye mba narumirwe none se utekereza ko njye namukuye nyine byaje gutyo ubwo nawe nimba wamusanze iwawe ubwo nyine nitwibanire nyine none se uriya muzimu wamukuye hese ubu ibibazo byose uri kumbaza nta gisubizo mufitiye wa mugabo sibyo nanjye nikura nabyisanzemo rero nimba byageze iwawe hama hamwe cyangwa uze dufatanye tuyoboke inzira gusenga none se ngiye bunane ngiye kwisengera Imana kuko nta kindi kintu cyandenge nabonye nta kindi kintu cyandenge ntabwo uzi impamvu yaje ntabwo uzi uburyo yagenda none se ugubayeho mbona ariyakiriye nyine rose wabonye sabyore aho uri gukina n'ibintu umuntu yaba yarakakabiye bamuna amazi iminsi none se iki ubushize ubwo navuye hano nasize inkweto hano wazimpaye se wasi nkigenda aho umunyumvire wasohotse ugenda wiruka iby'inkweto kandi ubizanye ute ntabwo tuzabonabonye nta nkweto wabonye hano wa mugabo kumana kagiye none se inkweto zawe nazibona ariko uzibona gute ako se uzagira umuzimu ugire n'uburiganya hano ngiye nahasize inkweto reka tubyoroshye iki ndaza kubaza umukozi wanjye niba yarazibonye ariko ibyo kumbwira ngo umuzimu ngo wahuye n'umuzimu iwawe ngo wamukuye iwanjye ibyo rwose nta kintu nagufasha kuko nanjye ubu ngubu ikintu ndi gukora ngiye kwibuka inzira y'amasengesho akumiro ntabwo abona imbaraga se utangira ubwo ngubwo nyine nawe uyakira nange ariyakira umuzimu arakanyanga asa ariko njyewe narume umuraza wowe uraza unteka imitwe amureze urasengera wuze umbere cyangwa hariya hari amaco yine singasana Sheri sheri karibu kugira ngo hari ikintu kizima nkuyemo se yes byakugendekeye bite arambwira ngo uriya muzimu ni akaramata yes nta kintu na kimwe nshobora gukora ngo umukure hariya nubwo tuzabigenza udashira mva mu gihe iyo mpamvu kari akazimu kari kuriya mugabo tutari twayimenya nanjye ubu nta bundi buryo nshobora gukoresha kugira ngo akure hano rero ikintu nakugira n'inama wagana amasengesho amasengesho niyo yakanterereje oya sheri amasengesho niyo twagana kuko ndumva nta kindi kintu twakora kari akazimu kazampa mama none se sheri mu gusenga ko buriya hari impamvu aba kugendaho nyine uriya muzimu iyo mpamvu rero ntarayimenya nyine mu gihe twagiye gusenga tuzayimenya sheri tuzayimenya
wikiheba pe wikiheba